Mazina nitwa Sanase Adeline, niga muri HVP Gatagara Rwamagana, nsoje icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu mwaka wa 3. Turashimira igihugu cyacu gahunda nziza yashyizeho y'uburezi budaheza, nkatwe afite ubumuga nyine turishima iyo tubona tudahezwa muri gahunda z'igihugu. Turashimira ndetse nyine ko dutegurira ibizami kimwe nk'abandi kandi ikabasha kuduha ibisabwa byose kugira ngo examen zacu zigende neza, yaba imashini, impapuro n'abanyeshuri twigana basome kiritire ikayibaha kugira ngo tuzabashe gutsinda. Turabizeza ko icyizere gihari cyo kuzatsinda examen. Murakoze. Njye nkoresha kiritire grande kureba size ntoya birangora, baduhaye size itubereye nyine nziza dukoresha tukabona neza, tugasoma neza, kandi ibikoresho birahari birakoze, kandi n'umwanya baduha w'isaha bongeraho uraduhagije kuba dutekereza, ntabwo duhubagurika dusubiza ibisubizo tutatekerejeho neza. By'umwihariko ku isaha duhabwa inyongera imeze neza cyane, amamashini dukoresha za Perkins zirateguye, zirakoze, nta kibazo, natuzamura icyizere ko gutsinda bizagerwaho nk'uko tubyifuza, kandi umva twariteguye neza ko twarize bihagije. Nitwa Nigaba Melissa, niga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, ishami ry'indimi n'ubuvanganzo. Isaha itwongereraho by'umwihariko nk'abafite ubumuga, turayikoresha neza, twifitiye n'icyizere ko tuzatsinda.